Eyo bantu banjye aracyari Sankara da Premier nk'ibisanzwe. Ndashaka mbwira kano kantu nimba uzubwenge urarezona nyine ukure gira icyo ukuramo. Noramuka uzanye imbwi wawe cyangwa ukayiguruka yishira wawe kajya ubyuka ukayigaburira ukayitaho kugira ngo ise neza. Ejo muto nibyuka kumokera. Bro uzamenye ko ari undi muntu yigaburira. Only legends can understand. Yes, ndabasuje abakunzi ba Vale Plus nk'ibisanzwe ni wa muhungu wanyu Dani wa Mipango. Ini Voice of agasobanuye Legacy. Iki ni kimwe cya 257 aho tugiye kurebera hamwe filime ziba zasotse muri iki cyumweru. Ngiye ubikiye kuzikugezaho nk'ibisanzwe nyine ni Dani. Hanyuma icyo gusaba no gukora subscribe tukajya tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Nihuse rero reka turebe filime zasotse iki cyumweru cya 257 navuga ngo ni icyumweru cyajemo impinduka nyinshi cyane aho abasobanuzi nyine bamwe bagiye bakora abandi bakagaruka filime zimwe zikanisubiramo ariko reka turebere hamwe ntabatindiye. Icyumweru cya 257 cyaranzwe na gigabyte 130 zishobora kuza kugabanuka cyangwa se zikiyongera. Hakoze abasobanuzi barimo Saga Mwiza, Skovu ndetse hakora uwitwa Jonathan Kavukire wino Yamani, hakora undi musobanuzi bita Be the Great Bingo Buringanire Inike, undi bita D Gaheza, Kapo Kirimbuzi, Lucky Blessed Mungeri, Perfect Nyiribisiga. Nyuma ya Perfect Nyiribisiga hakora undi musobanuzi bita Roki Kimomo witwa Saiga Wanyu ndetse na Sankara Savimbi na King Stepini Teacher Yusufu bita Ziratani. Abo nibo basobanuzi babashije gukora muri iki cyumweru cya 257. Twibutse rero duhere kwitwa Saga Mwiza. Witwa Saga Mwiza yakoze filime bita My Husband is Mafia ayivana kuri 21 ayigeza kuri 30, Perry in Red ayivana ku 9 ayigeza kuri 12. Hanyuma byo bindi mubona n'ibyo nagenzi banyine bisa nkaho bitari biri muri gahunda. Uwitwa Skovu yakoze yitwa Operation Safe Sangai. Iyi filime wararebye filime yitwa Fighter yakozwe na Rokerangira wayireba nayo. Hanyuma uwitwa Jonathan Kavukire yakoze yitwa Dream to You niyo bita Minicus. Zose atanga episode 2 ubamwita Jonathan Kavukire. Hanyuma uwitwa Yamani yakoze yo bita Divo akora yita Dua ayivana 3 yegeza 50. Iyi Divo akora ni filime irangira ifite ibice 3 A na B na C. Hanyuma uwitwa Be the Great Mr Beautiful yakoze yitwa Bloody Duty ayivana ku 10 yegeza kuri 17 ni Internal Fragrance episode 25. Hanyuma nyuma ya Be the Great undi musobanuzi wakoze ni umusobanuzi witwa Bingo Kibiringanya. Witwa Bingo Kibiringanya yagize gutya adukorera filime yitwa Meheke ayivana 231 ayigeza 255. Hanyuma iyo yitwara ni ayivana 3 ayigeza 70. Ubu bamwita Bingo Kibiringanya cyangwa se Mr Bingo muri Bingo Entertainment. Nyuma ya Bingo Kibiringanya hakoze uwitwa Buringanire Inike Buringanire yagize gutya aba adukubise yitwa Royalty Game ayivana 17 ayigeza 24, Varuvete ayivana 28 ayigeza 35. Bamwita Inike Buringanire. Nyuma ya Inike Buringanire hakoze uwitwa D. Uyu musobanuzi ni mushyashya ndakeka ubu ni cyumweru cya kabiri akoze yitwa The Hunt Wicked, My Husband ngo ni action, Rapid Action, Sweet Bodyguard, Passenger. Akora na seri bita Blanca. Iyi Blanca ndakeka ishobora kubira ari hanze ya kera nayo. Nyuma y'uwitwa D hakoze uwitwa Gaheza yarangije filime bita Wild Heart yanyuraga kuri Ganza TV ya Star Time. Hanyuma Kapo Kirimbuzi Mr Kapo Kirimbuzi mu Kirimbuzi Nation yakoze Chandala Melody, Katarani na Mr Labulu. Hanyuma Lucky Blessed adukorera iyitwa Love Divine ayivana kuri 1 ayigeza kuri 3, Methane Kata ayivana 21 ayigeza 28, Name ayivana 11 ayigeza kuri 18. Hanyuma witwa Mungeri Equalizer yakoze yitwa Ballistic filime irangira na Blue Birthday ayivana kuri 1 ayigeza ku 10. Bivuze ngo
ya filime yari yatangiye iri gukorwa na Rocky yarayihagaritse. Hanyuma uwitwa Perfect Nyiribisiga nk'ibisanzwe akora yitwa Actress, akora yitwa Baby Girl, akora yitwa Lucky, ayigeza finali episode ya 7, akora Minty. Iyi Minty yakozwe na Sankara ndetse ikorwa n'undi musobanuzi bita Mungeri, yitwa Treasure Keeper, ni miniseri ayivana kuri rimwe igeza kuri finale episode ya 25, arangije akora ni filime bita Welcome to the Jungle ya 2026 bamwita Perfect Nyiribisiga aka Kiyoni mama yake. Hanyuma uwitwa Rocky Kimomo bagize gutya batanga filime ya kera bita El Internado, hanyuma batanga Ayutichi Elison episode 3 nkuko nabivuze mu kiganiro giheruka, ni episode 3 amaze gukora zonyine mu gihe abandi bayirangije. Uwitwa Saiga wanyu yagize gutya adukorera iyitwa ayivana 15 ayigeza 20 finali, Genie ayivana 81 ayigeza 121 finali, nawe aba anejeje abakunzi ibe. Hanyuma uwitwa Sankara the Premier yakoze ino Minty yayihuriyeho na Perfect. Hanyuma uwitwa Savimbi yakoze Da Vinci Demon Delivery Man. Hanyuma uwitwa King yakoze uwitwa King yakoze izi ntuhaye ndi buringanire yakoze akomeje arayikora. Katarani ni igihinde cya action awa secret ivana kuri mwegeza kuri 6. To be good to be true nawe yakozwe ya kera ivana 6 ayigeze 10, akora n'indi bitango Yusin. Hanyuma uyu King na mana yanjye sinzi nta kindi nyine uretse kuzisiba. To be good to be true isanzwe iri hanze izi intuha naba yaravuze ntibumve ariko nyine nta kundi. Hanyuma bakugendeye witwa Stepin yakoze yitwa House of Dragon season 2. Mwibuke yo yakoze na season 1, ubwo season 1 ndaza kubereka twayibonye mu cyumweru cya 253. Uyu witwa Teacher akora iyitwa Study Group miniseri ayivana kuri rimwe ayigeza ku 10 finally. World Wizard Story V ni World Wizard nizo filime zirangira uwitwa The Teacher yakoze. Hanyuma uwitwa VJ Yusuf cyangwa se Yusuf wanyu Abso yakoze yitwa Perfect Clown ayivana kuri rimwe yageza kuri 2 nizira yakoze. Hanyuma uwitwa Ziratani yakoze Ajane na Visuda umwe ayivana 133 Hanyuma rero tugiye mu cyumweru cy'ijana na 253 turasanga uwitwa Stepin ariho yakoze yitwa House of Dragon season ya mbere. Ubwo bivuze ngo hasotse na season ya 2 abantu bayikunze bakomerezaho. Ndumva ari byingi by'uyu munsi byagiye hanze. So rero ndabakunda Imana ikandusha, ibiganiro byacu nakagaruka. Iyi ni Vale Plus cyangwa se Voice of agasobanuye Legacy. Ngewe ndi wa mipango nk'ibisanzwe, navuze ko ntazongera kujya nkora ibintu bibatindira cyangwa se bibangamira. Hanyuma rero ku bantu bashaka kureba filime y'icyumweru, ku bantu bashaka kureba filime y'icyumweru cyangwa filime nziza, wareba Minty ya Sankara yakinyemo umutuzi nka Transporter, iyo ni filime irangira, cyangwa se ukareba yakozwe na Perfect urumva yakozwe n'abantu babiri. Hanyuma ukareba iyitwa Operation Sangadu, iyo imeze nka filime muzi Rocky yakoze y'abahinde babahanganye na Pakistani, irimo indege za Sukhoi. Ni filime ya gisirikare nyine y'ibisirikare byombi biba bihanganye, yaba icy'ubuhinde n'icya Pakistani. Izo nizo filime nakubwira kano kanya wagenda ukareba, cyangwa se ukareba iriya seri Perfect yakoze episode 25 nayo ni seri nziza. Ku bakunzi rero ba Wild Heart nizere ko mwaryoherwe na finali. Muri rusange ni byo navuga gusa uko biri kose iki cyumweru kirarota ibindi byose bisa nkaho tumaze iminsi turi kugenda tubamo harimo akantu gasa nagafatika. So rero ndabakunda cyane, Imana ikandusha ibisigaye witeka bane namwe inshallah. Sala vista, ciao ciao, Imana ibahe umugisha.